Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Ndagusuhuje nkwifuriza amahoro y'Imana, nkwifuriza umugisha w'Imana. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None turi kuwa kabiri, itariki ni 21, kwezi ni ukwa kane, mwaka ni 2026. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'umugisha. Mbere ya byose ushobora kuba uvuga ngo Imana iratinze, ushobora kuba uvuga ngo Imana yarakererewe, ariko mbere ya byose hereza Imana icyubahiro kuba ikikurinze, kuba uhumeka umwuka w'abazima. Nta ruhare wabigizemo, nta ruhare wabigizemo n'imbabazi z'Imana, nta ruhare wabigizemo n'ubuntu yakugiriye, nta ruhare wabigizemo. Izamurira icyubahiro. None turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho ni 14, turasoma n'umurongo waho wa 24. Uwiteka Nyiringabo arirahiriye ati, nukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Nzavunagura Abashuri mu gihugu cyanjye, kandi nzabaribatira mu misozi yanjye miremire, maze uburetwa babakoreshaga buzabavaho, n'umutwaro babahekeshaga uzabava ku bitugu. Uwo ni wo mugambi wagiriwe isi yose, kandi uko niko kuboko kwaramburiwe amahanga yose. Ubwo Uwiteka Nyiringabo ari we wabigambiriye, ninde uzamuvuguruza? Ukuboko kwe kurabanguye, ninde uzaguhina? Haleluya! Imana y'amahoro ishimwe. Uwiteka Nyiringabo avuze amagambo akomeye cyane uyu munsi. Ni isezerano agiranye nawe, ni isezerano ry'imbaraga, ni isezerano ryo gutabarwa, ni isezerano ryo kuguhagurutsa, ni isezerano ryo kukumara umubabaro, ni isezerano ryo kugukuraho igisuzuguriro n'uburetwa, kandi ni isezerano ryo kugukuraho igitutsi, ni isezerano ryo kugukuraho ibyari bikwicariye byose. Uwiteka Nyiringabo yitegereje, ararebye, abona hari Abashuri. Ariko Uwiteka Nyiringabo arirahiriye. Haleluya! Uyu munsi Uwiteka arirahiriye, ntabwo ari ibintu, ntubifate nk'ibintu bisanzwe. Uwiteka arirahiriye, yirahiriye ku buzima bwawe. Aravuze ngo uko nabitekereje niko bizasohora. Reka nkubwire, hari amasezerano ufite Imana yavuganye nawe, ivuga ko izakugirira neza, ivuga ko izagutabara, ivuga ko izagukiza ubwo burwayi. Imana iravuga ngo izaguha akazi. Ibyo Imana yarabivuze. Uyu munsi nubwo ufite umurozi ukuroga, ariko Imana yaravuze ngo izamugutsindira. Nubwo ufite ibigutsikamira, ariko Imana yaravuze ngo izahagararana nawe. Nubwo ufite ibiri kukunaniza, ariko Imana yaravuze ngo izahagararana nawe. Haleluya! Bivuze ngo uko yabigambiriye niko bizasohora. Imana yakubwiye ngo izagukorera ubukwe. Wireba ngo umaze gupfusha ubukwe inshuro zingahe. Oya, reba yavuze ko izagukorera ubukwe, reba yavuze ko izagutabara, reba yavuze ko izakurwanirira, reba yavuze ko izakumara umubabaro, reba yavuze ko izakujya imbere ahataringaniye ikaharinganiza. Iravuga ngo nzavunagurira. Reka nkubwire, Imana yo ubwayo izamanuka izi kurwanirira, ifata icyemezo, ivuga ngo nzavunagurira. Angahe iravuze ngo nzavunagurira Abashuri mu gihugu cyanjye, kandi nzabarimbura mu misozi yanjye. Haleluya! Iryo ni isezerano Imana igiranye nawe, iryo ni isezerano ry'imikoranire hagati yawe n'Imana. Kuko wakunze gukiranuka, Imana igiranye nawe isezerano, izavunagura Abashuri. Hari abantu benshi bagufasheho ijambo, hari inama ziterana, abantu bavuga amagambo menshi kuri wowe, bakagusebya, bakakunaniza, abagutsikamira, abagutega iminsi, abakubwira ngo urapfa, abakubwira ngo uramwaye, abakubwira ngo bizagucanga, abakubwira ngo uzaseba. Ariko Imana yo irirahiriye, iravuze ngo izavunagura. Haleluya!
haleluya. Nari mvuze ngo Imana ikuvunagurire abashuri bari imbere y'ubuzima bwawe. Imana itatanye inama zabo zose, Imana itatanye imigambi yabo yose, kuko imigambi yabo n'inama zabo ntabwo bizahama. Mwana ngo kandi nzabatatanyiza mu misozi yanjye miremire, maze uburetwa babakoreshaga buzabavaho, n'umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu. Reka mvugane nawe, hari uburetwa umaze igihe ukoreshwa, baho mu buzima budasobanutse, ugakora ariko ntihagire ibyo ukora ntibigaragare, ugakora wavunitse witanze hagashimwa abandi, ugakora wavunitse witanze hagahembwa abandi. Ibyo byose bikaba ku buzima bwawe ubireba n'amaso yawe. Abantu bakakunaniza, abantu bakagutsikamira, abantu bakakurwanya, abantu benshi barwanya ubuzima bwawe, benshi bananiza ubuzima bwawe, benshi batsikamira ubuzima bwawe. Ariko Uwiteka Nyiringabo ravuze ngo umutwaro n'uburetwa baguhekeshaga bivuye ku bitugu byawe. None hakira gukurwaho uburetwa mu izina rya Yesu, akira gukurwaho uburetwa. Hari umutwaro bari baraguhekesheje ku bitugu byawe, bavuga ngo uzapfa udashatse, bavuga ngo uzapfa utabyaye, bavuga ngo ntabwo uzigera utera imbere, bavuga ngo nta hantu uzigera ugera. Akira gukurwaho uburetwa mu izina rya Yesu. Nonaha vuga ngo nakiriye gukurwaho uburetwa, nakiriye gukurwaho umutwaro, nakiriye gukurwaho igisuzuguriro. Buri imbaraga yose yari ikuboshye, buri imbaraga yose yari igutsikamiye, Imana y'ubwayo imanuye ingabo. Imana niyo yirwaniriye. Haleluya. Imana niyo yirwaniriye, Imana niyo yigwatirije, Imana niyo ibambye amahema, Imana niyo ikumaza umubabaro, Imana niyo ikugiye imbere, ahataringaniye iraharinganije. Uwo ni wo mugambi wagiriwe isi yose. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ngo kandi uko niko kuboko kuramburiwe amahanga yose, ubwo Uwiteka Nyiringabo ari we wabigambiriye. Haleluya. Ubwo ari Uwiteka ubigambiriye, haleluya, ninde uzamuvuguruza? Ubwo ari Uwiteka Nyiringabo Imana ubigambiriye, ninde uzamuvuguruza? Ese ninde wavuguruza Imana kivuze ngo iragutabaye, kivuze ngo iguhaye umugisha, kivuze ngo irakwibutse? Imana iravuze ngo iragutabaye, Imana iravuze ngo igukuyeho uburetwa, Imana ikuvanyeho imitwaro yose y'abarozi bari barakugeretseho, ibyo za karande z'iwanyu zari zigukurikiraga, ibyakugendaga, ibyakwicariraga, ibyagutsikamiraga byose Imana ibivanye ku buzima bwawe. Imana ifunguye imiryango kandi Imana ifunguye amarembo. Imana iravuze ngo irakurengeye, Imana iravuze ngo irakurwaniriye. Kandi umva, ukuboko kwe kurabanguye, ninde uzaguhina? Imana iyo yarambuye ikiganza cyayo nta washobora guhina ikiganza cyayo. Imana ikuramburiye ikiganza kandi Imana irakwihishuriye. Uyu munsi ibyuka urabagirana y'uyu munsi, zamura kwizera kwawe. Ibitashobokaga warebaga imbere yawe uyu munsi birashobotse. Uburwayi bwari bukuri burakize, buragiye. Akira gukira rwose. Intambara warwanaga zirarangiye, amadeni amaze iminsi akuzengurukaho nayo yararangiye. Uyu munsi zamura kwizera. Imana irambuye ikiganza, se ninde wagihina? Mana ndagushimye kuri Imana ikoze ibikomeye. Ndagushima Kristo kurambuye ikiganza ku buzima bw'abantu bawe, kandi ukakiramburira kurengera, ukakiramburira kumara umubabaro, ukakiramburira kurwana urugamba. Intambara zari ziriho ariko urazirwanye, urengeye ubwoko bwawe kandi urengeye abantu bawe. Mana ubambye amahema, icyubahiro n'ikibi cyawe. Ndagushima ko ukuyeho abantu uburetwa, ndagushima ko ukuyeho abantu imitwaro, ndagushima ko ukuyeho abantu igisuzuguriro, ibyabananizaga, ibyabatsikamiraga byose ubivanye ku buzima bwawe. Mana ndagushima ko wiyerekanye, ndagushima ko witamuruye, ndagushima ko urwanya intambara, icyubahiro n'ikibi cyawe. Mana kusubije abagutakiye, urasubije, uratabaye, urarengeye kandi umaze umubabaro rwose. Icyubahiro n'ikibi cyawe urakoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Mana iguha umugisha wowe twabanye, wowe twahabanye,
Imana iguhereza umugisha, ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Wowe ugiye gufata ubu buhanuzi ukabusheyaringa abantu 5, woherereza abantu 5 bumva Imana, boherereze nabo bakire gukurwaho uburetwa. Ukibikora Imana iguha umugisha, ukibikora Imana iguhagurutse, ukibikora Imana iguteza intambwe. Wowe ugiye gukora subscribe, Imana iguha umugisha. Wowe ugiye gukora share, wowe ugiye gukora like, ushyizeho comment yawe, Imana iguha umugisha. Byukura bagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Uyu munsi nzi neza ko Uwiteka aremye ikintu gishya, kandi uyu munsi nzi neza ko Uwiteka arwanya intambara. Hari izo waruzi ari nyinshi, ariko Uwiteka arakurwaniriye kandi akubambiye amahema. Akira umugisha uturuka ku Uwiteka Imana, akira uburinzi, akira ubutsinzi, kandi akira imbaraga z'Imana. Ineza y'Imana nikomeze kukomaho mu izina rya Yesu Kristo. Shalom, shalom.